Najua. Ndarinda hano hanze boss. Shanza ni nkweto ndashaka kugenda mwatiza. Kiravuga kandi. Nani zisabute? Ziri hanze aho ngaho niho nabazi bahimbaza. Ariko se wazana gwe bundi. Ushaza gwe nizo. Zihanaguye nyine nirinda gushyiramo amazi ariko kugira ngo bitaza gusa nabi imbere. Akushana cyo. Wowe ujya wambaye tuza gucyuhoza. Agunda nuko kanu kacuyutse bigaragara yuko gashobora kuba kameze nk'akanduye. Nuko nguko bimeze rero. Nese ntabwo umuntu agwerekeza sanga kugera no kuhasha. Umerekeza shunjya nawe. Iyo ngiba hasi. Ese koko byanyagiragiye. Ushaka kumenya ibyo byose abantu benshi jya kora bari mu ndodo zacu pe. Uburagiye byanyabyo jya kora nanjye mujye munsengera byubuza nanjye nzagereye. Uzaze tujyanure ibyo ngiye. Ariko wowe ntiwagaruka wagwaye. Wewe watana tuvuga kuzagwaye nako wagwaye. Kise nawe yo guteka n'ishinga. Ya. Naziga tugusengera. Aya masaya shawe ntacyo yamfasha uzayore. Yego. Umugore wanjye zasengera. Ndamufasha. Wazumva yakora ibintu wenyine. Ndega naje hano mu bijyanye n'akazi magomba gukora ibintu byose. Ndamufasha ibintu byose ntuzagira ikibazo. Akubura mugena mukambara nk'iminsi ngahe. Oya ntacyo. Ejo bundi nzaba nakabize. Gera umubwira zampubwire. Hano mwaka wamara ngo wenjoyinga. Ubuso umwaka nawe umara kuyanga gera nisikamara. Bana umara yoda. Mubwira ze mubwire ngende. Chérie. Sewa wapaki icyo ngicyo. Kuki utakoresheje icy'umukara? Icyo nasanze kisa. Cyo kugitwara kiramvuna rwose. No mu modoka iyo kigiyemo gitwara umwanya. Yabyandikishe mu byo cyane. Bisogira ngo twari imyenda n'icyo cyane cyo. Oyagira kandi ukiryamisha. Nese tugiye kugenda. Kiravuga ariko dore n'amafaranga gusigira muzakoresha. Nzaba nahari. Ariko uzakoresha mu makeya icara no kwanza. Turi gusigira amafaranga. Aya mafaranga ari menshi ntabwo ari gupfushusa. Uzajya uvanamo ibihumbi 2 byo kurya ku munsi. Kugeza igihe nzagasuka. Ayandi nzaza nyongeranyeho nge kugura agasambu. Nigurira ikibanza dore nta wamenye ejo n'ejo bundi bishobora guhinduka. Ntugire ikibazo sibyo. Nzarafata neza kandi nta kibazo tuzagira uzasanga tumeze neza. Uzasanga kinahari. Sibyo? Yego. Yako kana. Rero ubwo ngiye. Katima kanye karimo gutera cyane. Shiri humura ariko. Sunyize. Nakwizera. Nanda ukunda shirwa. Maze rero umugore nkunda sitonde. Sibyo? Ukunda. Ntabwo cyane. Shiri sagira bari kujya mu kazi. Abwira najya wazo dutwaze. Okay. Najua. Wamugereje cyane papa ku modoka. Ese ni wewe nyine uvuwe no amuherekeza. Nagwerekeza da. Iremeye gute? Wajya ngugiye kubayo. Uzamura ku kantu. Ngaho ushkurura gutyo. Tugende sheri. Mugende yo. Ugiye tugiye. Kandi ngo werekeje. Buri gihe cyose umugabo agiye muri. Ndetse ari gihe werekeje. Oya tugenda ku mudamu wanjye. ntabwo nzatindera.
oya reka ngiye ningiye mu kazi mbese uragira ngo ugende kandi mo gutinda indege ushaka kunsiga sishyure mu gihe kubaza ubundi uzaza ryari hanyuma y'ukwezi kwezi kumwe mu matariki angahe oya nta by'amatariki cyambwira se ndashaka kujya gukorera surprise oya nta by'amatariki ninjya kuza nzakubwira cyambwira nzakubwira ibyo bayishimiye genda ariko ubundi nabwiye ngo njyewe ubundi najua nabwiye ngo iki kizagira nka umugabo wa nyawo urumva ibyo tuga tubikora twishimye nta yego shaka zana sha yego abo shaka koda pe ye baba uriya mugabo azajya badahari iki gikofero gikuramo bizi ko wabaye umugabo hano mu rugo baba we ujijisha sibyo uri kwerekana uruhara rwawe oya reka sibikunda akumva ugiye kubona nagarutse ntabwo yagaruka uri rero umubwire ibyo rero ibonye ko ari ikizagera ngo meka kuntu gwerekeza umuntu udashaka kuntu bijyo ayo ngo genda nguzarambeyo uzagira amahirwe rwose ubona akazi kagungumishayo wazi ngo yengo ngaze amafaranga so ubona mari gihe kingana gitera ariko tugomba kwizigama ibiziga muri zo ikaterwe tuyakorera twaseba katerwe tuyakorera rero umuntu bya akatarohiye tuzahora turya gusa tuma gasha azunda musatsi nandi yarazigaranye oya mese nakamara amafaranga yose agiye ubundi ngi munana shatse najya uko njyamanye naye ngo wabitana uko njyamanye naye ngo wabitana uko njyamanye naye kandi inshuro nako kaho nyumvira nese uzaburi kunyishyura kabiri gatatu mukabara baba we faranga n'ikishi ibanga dufitanye nese ngewe ari umundi muntu njya nganiza ibyo bintu rega nta n'umuntu ugomba kunya biriya bintu namaro rero ego ko mana yanjye niyo mpamvu rero amafaranga tuzajya tubona tugomba kwizigama yagwira tukagura akantu yagwira tukagura akantu kuko umunsi umwe uriya mugabo mbona azadufata kandi ubera umunwa wawe nibyo ngomba nta by'umuntu nizo wajya ucaje ukamwaka amafaranga ngo twizigama banki zo tuzahani urarira akaguhereza umuntu uri gusigiye akantu ngo genda munywa agafanta ubu saka agafanta kugura basa none waguhaye byagenda bitera gireka twirire amafaranga abantu uzigama n'ubundi byose n'ikindi ubundi kandi ingofero byishyize iyo ntambaye ingofero ntabwo ntekereza ntabwo uzongera kuyambara ariko ibyo cyakora cyo nitwumva garaje nibwo nzayiguha rero nawe urambangamiye none se ni ngombwa okay nari hanyuma ubu ngubu noneho kwareba ukuntu tuya kuyasereburira rero ariko shaka ngeze kuri ero wambunye umugongo ubu noneho sindi kintu noneho ndakora kugira ngo noneho umugongo ariko sibyo ni ikimana kuvuna umugongo se gute uza gushaka akantu kandi tukagakata ahubwo uzi ikintu cyaba cyiza tugiye kugenda dushakemo utuntu urabutambwira ngo ayo mafaranga nishaka hazigara 5 kuko amafaranga nari yavunikiye urani nta ari kuyavunikira azoko wagize ngo aricyo mba nta gukora ikintu cyose ngenda gikora kambwira ukigira gukina gutya ngiye ngomeza nkugira inama kandi ikintu nukomeza kuvuga cyane ngo shere hano hanze aba ari abantu nitwa najyu imbere y'abantu imwe bimbwira muri
mbere yawe ariko turi mu buriri n'ibyo bimbwira gutya kandi ikindi nanone ngewe uyu munsi noneho turajya mu cyumba cyanjye ntumbwire ngo uraza kongera kuza kundira mu cyumba cyanjye no turajya mu cyumba cyanjye dore yagiye n'igi nsigaye ndi umugabo ahangaha isi ko bizari ikintu nakwima aha none guhera uyu munsi nta nubwo uzongera kurara mu cyumba cyawe ndikubata ifoto yaducakiye no mana niba natana njya cyangwa bose haba hafunze hari ubwo twarara hano hakinguye se kandi ikindi rashire wanjye mubwire aya mafaranga tugomba kuyaya nzira gutyo yamaye kuri kondisiyo gute yambwiye ko ku munsi ndajya nkoresha 2,000 ariko gutatugenera agiye harubwo turi kumwe nawe harubwo tubana nawe none nasanga twaramaze nzavuga ko yagiye hehe wanambwira ko ibisambo byabomoye inzu bikayatwara wawe kandi kintu none icyo ngukundira ni sibyo no yakora ikibazo bito none bazasanga twararunshinza alubumu we asanga ibintu byose byasho utasanga ukatakatana hose oya naza tuzajijisha ujijisha kandi turabana se ibyo dukora byose turabizi kumuna nono aragiye mite ntangira kubona ubwiza bwawe dore ikibuga tugende ariko ndamubwiye cyo aramutsaje ntuzabimbangeho uzabinkiramo dore ntago mpari ntago mpari ubundi ubu ngubu nagombye kugenda naraguteruye ko buri bubyumva gute kujya kuba urwo twararusigaranye turi babiri n'abana ko bamba ni kwiba muri abafite ntabwo bajya babikeka bari n'abana reka sanjye bazi baba we kandi ikindi turatabamenye buri kimwe cyose nta kibazo baba bafite wabyorore cyane urakabya pe ugomba kunywa umenye ko habura iminsi mike akazi ariko azajya he kuma kumusengera amasengesho akabona akazi kakamuhezayo ako ikibazo yakora wenda tuvuga ngo ajya twoherereza umubwire ko amafaranga yashize twoherereza tugere no ku bindi byinshi cyane ako sheri nuko atabura kunkumbura agukumbura wowe uramukumbuye wabimbwiye ukumbura mwiki se kandi uhari buriya kujya mu kumbura undi mugabo ngewe buriya bumasaba umutwe bumugirira bucya mu mutwe ndagukunda reka buriya kundi wazase direde wazabyiza ukabinsukira urazikunda se wongera koramo gutyo bwumve ariko tukabona nzi ko buryohe bubamo aho ngaho di suka rero ntugire ngo wayinka kugira ngo ariko kuri tuze gitwanda tusuka ibituta urabizi ari iby'abakobwa oya ibintu by'abakobwa umuntu w'umugabo reka ntabwo ibyo ngibyo agomba kubisabwa none ko ushaka direde wowe wari uri kubinkiramo nawe wabinkiramo cyangwa nawe nta n'ubwanwa ufite ukozeho ubwo bisa nta n'ubwanwa buhari kwiki wabwogoje nabizi kahoda ariko nawe uba uri kunsabye ugakabyajya umenya ko ari nanjye muntu uba ufitiye agaciro muri ino minsi ndabizi nanakubuza umenga nahita mpfa kurabyaje bitewe shishira kandi nabyirengagije ntabwo uvuga yuko mbere ntarabana n'uno mugabo sinzi ko twakundanaga none se urabizi nageze mu biceri ndakubwira ngenda gushaka impande yanjye Nagiye numvaga ntari kubyumva neza. Shoreka naragukundaga. Nubwo nyine uri umukene. Kamane gutekereza mana ya myaka 12 yose. Nta no kurabuka. Cyangwa arabimenya giciriki. Ntabwo yabimenya. Ako siko nagira amahane. Ariye nekiza nkabona neza imva yanjye imva indi imbere. Ibazo aramutsa nk'ubu gutya gataza gatugwa. Dore urupfu rw'ihuza ngo umva. Nano kwirwana naburana mvuga ngo ntabwo yazatambwiye kandi agiye bivuganye kazambwira najye kuza nkamutumutu nanzanira yagusuko ko undura mugabo ko nduki wacu tutarogana ndo wamuhubitse ku buryo yifata akizera akavuga ngo njye mbasize ku rugo mfarekana ntabwo ndagira ndo nari ubwenge agira nahabura mu yego tuku umugabo ukuru gutya kiza sha yegora bura ntabwo ndi mwiza handi kuzaho ndi mwiza mubizi se
Ako uriya mugabo wawe buriya ntabwo ugomba bitameze kimwe. Shashere bimeze kimwe nanjye ntabwo mba natumiza hano. Hajya yego warekeye bizaherera ndabizi uzaguma twenjoyinga gutya. uko tujijisha oya ariko n'ubundi tuzaza n'undi mukobwa hano. umukobwa oya aza n'umukozi kwa mugani yazatuvamo uko nibyo sawa nta muntu ukeka ibyo ari byo umva ntabwo tugomba kugumana gutya ahubwo nanone ikindi nibyo muramubwira tugomba kwizigama amafaranga kanyumvira kandi umva se nyine umubwira erega tujye tugira n'amakenya. mukeba wanjye niba mpemba ndagushimira kimenya ibintu by'amasanire mbese ni mukeba wawe cyangwa ni musanzire wawe. byose nabenda hamwe abagore se ubundi umugore nibo bita mukeba. ajya kuba mukeba byagenze bite? rwose ubuzima mbona cyane wagombye kubona arabuhoranye. Ndeka mubwira ukagira ngo ndakubeshya. Ikibazo n'uriya mugabo nyine uteye inkeke. Uriya mwihorera ari gushira nje ndagukunda sibyo? Yakoze ashobora kuba warakoze nk'ahantu nko muri hoteli ahantu ko umasa abantu ko hari ukuntu nkora bamwumva neza. Shirika ndagukunda sisi ngukunda se. Shirikani. Star. Jana mchumba. Shirawo. Nuko zitambiye. Umugore ngombwa ko ugenza njya kuzanga ko. Mbese twe twabisezeranye se. Byabaye ngombwa ko nza rero navuze. Aha. Tushira amazi muri dushe. Okay. Shirika gutsindaza. Iki? Yo gutsinda. Oya ndisirita. Hasi wabaye ko nduzi wahindutse wo. Impinduka zihabaye. Kanje kwiyongera iwe. Najua. Yo. Haje bigenze bite? Postaraje. Yego. Namubonye. Ubu ntabwo tubonye. Atubona byahese ariko nahise maguka ndigendera. Umva yaraka yatubona icyo nzi cyo. Utambwira yuko hari ikintu mubwiye kigeri cyane n'ibintu twari turimo. Uyu nta kintu namubwiye. Bigenze bite se kandi? Umva yarakaye agiye muri dushe ntashaka kumvugisha. Ibaze umuntu mbwiye ngo ngiye kumwoza akabyanga. Abawe. Kandi bisiko twajyaga tujyana muri dushe. N'ubu niba yaturebye imyuga gatirimo ugenda. Cyakora nge ntabwo ndi kumwe nawe, ubu ngundi umukozi uri mabuja mabo. Ubu rero uzatugenda ubyima wipape wimame kuko okay. Nyine ubu ngubu uri mabuja reka. Aka kanya uri mabuja. Ugenda ubihandoringa nka mabuja. Kubu ngubu ngiye gose nawe nyiri umva. Ntabwo turi kumwe. Umva si dukunda ikintu cyo gukora naba yabimenye. Ahubwo turabigenza gute ndusanga yabimenye. Kuko byanze bikunze. Nakubwira cyo umuntu ndi kubona ubwo banyirukanye byarangiye nyine. Ngiye ndasigara se. Ngiye none ndi gusigara nimba yatubonye. None se gute? Kandi narakubwiye ngo twizigame. Nizigama se ubu ntabwo hamwe kandi mafaranga nditwaza. Ngahibaze.
kuko ndagiye reka kandi ntabwo uzongera gupfa kumbona mu gihe nta mafaranga mfite. None se uransiga ariko ndi gutekereza ibintu byo kugenda. Yatubonye igeze akubwira ko yatubonye ashobora no gusanga rero nk'izuba ryamwishe ashobora ngo nk'ibintu mu muhanda bikamurakaza nawe tuzi ngo yarakajwe ni usibye cyose tumaranye nibwo yabonye kudufata ntabwo yadufashe bara ntabwo genda bibona. Reka dusenge ahubwo Imana idufashe n'aba yatubonye kuko n'aba yatubonye ibyacu biba birangiye. Kandi ubwo nibwo bwica ibintu byinshi ufite ubwo wabwiye ntabwo bugomba kuba abantu ntabwo yatubonye twumve ko atatubonye. aka kanya umuntu najya imbere yawe ndi umukozi wawe uburi mabuja wanjye urari boss wanjye yaje tubazo nuko najesha aje bigeze ahantu haryoshye ibyo urimo nawe byo wibereyemo ntizojya mbigenze dushaka icyo gukora rusasa icyo gukora iki ko n'ingenzi ko atadufashe reka rugwa rufunze numvisha urugira kubitsa mitamaguruka mitanyera sonye ko mise ndenga twise reka atatubonye ntabwo yatubonye kitse niba ahubwo ari ibintu muganiriro mubwira ngo twaturi no kumwe sanga atanambonye ko nawe twaturi no kumwe ugira ngo ari kumundira ko muvugisha se yaraka isura ikunja kwagira nawe urimo kwegitenga karakazwa n'icyo wabonye hakurumva mubwire kagende atapa muri dusha kandi ubu imyaka yose twaba tubanye hano nibwo yabonye kumfata umvugomba kuba seriye ntihagire n'akantu gatagomba gukeka ubu nangiye kwiyumanganya sibyo iyi mbwa yo ntizabivuga najyo mbona imbwa nayo wajya ngo najyo kagende sibyo mubwiye cyo ntujyane igihungo mere nk'umuntu utagira icyo ukora nyine ugende umeze nk'umuntu umva nta n'icyabaye kuko n'umujyane igihungo imbere arahita abimenya. Okay sawa ndandagiye kandi nawe umva yewe se ngenge ntungireho ikibazo sawa bagaja mu nteye umuzonga nta kindi ana yawe ibintu bishobora kunkoraho Oui. Ça. Je le vois mes outils. meze neza Meze neza cyane. meze neza hari Hanyuma si bya mu rugo byo biragenda. biragenda nta kibazo. Nta kibazo mwahuye nacyo? Ntacyo. Kuva nagenda ibintu byose biri ku murongo. Ibintu byose biri ku murongo pe nta kintu na kimwe kigeze cyangirika. Okay. Hanyuma amafaranga nagusigiye se usigaranye angahe? Amafaranga? Njya kugenda ari amafaranga namusigiye. Ubwira ko uzajya ukoreshaho duke kugira ngo ningaruka nzayongeranye ngira ikintu nigurira. Amafaranga nagusigiye asigaye angahe? Amafaranga y'abagihari koko. Ngo? Narayakoresha yarashize. Ngo iki? Yarashize. Wowe warakoresheje iki? Ko ibintu byose nasize mbihashye. Wowe yakoresheje iki? Narayahayishije. Uhaye iki kandi ibintu nasize mbihashye? Wambwira gute ko umushande kwa amafaranga nagusigiye hanga 500 aka kanya washize? Waba warashize warakoresheje iki? Ko ibintu byose ari nge wowe wabikoze. Aho sishiri. Nimba nakubwiye ngo narayahayishije nago wumva. Ariko ariko uhaye ibiki? Je nishuriye abana amashuri. Ukwezi k'umukozi kugeze ndamuhemba. Nurumva ayo mafaranga y'abagihari. Ariko so umukozi uvuga ngo wahembye nsanzwe atari nge umuhemba. Wowe wamuhemba gute kandi ari nge umuhemba? None se ahembwe ishuri ebyiri. Ndamuhemba nawe ukamuhemba. Nago mbizi. Ndetse ugiye kumuhemba urabimbwira. Wamuhamagara yavuga ko wowe umuhemba cyangwa avuga ko ni muhamagara mvuga atakubwira ko ari nge muhemba. Akinikira. Tuzuje warakaye. Mbere yo kuvuga ntabwo upfa ngo narakaye. Njye nusushaka nge ndi kuvunika. Nenza n'amafaranga wowe yapfusha ubusa. Ntabwo amafaranga yapfuye ubusa. Ni abana amashuri. Kwanza brats ibyo by'amashuri byihoreye ko amafaranga nyohereza kuri telefone. Ninge wishyura minerval. Wijya kuri rero ngushake kunjijisha. Hamagara najyo waze hano. Ese udurumba umuceri wasize hangara. Iby'imiceri tubivemo. Hamagara najyo waze hano avuga umuntu muhemba. Tubaze duhe. Nese nusanga ari nge muhemba biragenda gute? Oya twere kuburana Rwandanze. Hamagara najyo waze hano. Hase muhamagara ze hano. Umubaza umuhemba ninde? Najua. Gwino hano. Cyari cyane. Mabuja nakwita Najyo. Oya. Ese waretse nkamubaza. Ariko suri muri gitondo. Niko sha. karama Harya umaze iki kingana iki?
imyaka 12. imyaka 12. hari kitaberamo, hari ikintu kibera muri ubu gutazi. Kareka ibintu byose mbabizi. Byose mbabizi pe byose binyura mu maboko mba nabibonye. Okay, ngendagira ngo mvugishe ukuranga. Sibyo? Nta magambo menshi shaka ngo umbwire, ndashaka icyo ngubaza ari cyo nsubiza. Ninde uguhemba hano mu rugo? Ninde uguhemba? Mabuja. Ngo mabuja. Nyokuje n'uguhemba? Yego. Nese ninde uhaha hano? Mabuja. Nyokobusha ni uhaha mu rugo? Ninde ujyana abana ku ishuri? Mama nari mabuja ubikora. Na mabuja nabyo ni mabuja byose. Byose bize ni mabuja wanjye. Nuko ko nge ntacyo nkora hano. Napfa guhita mbimenya uko mama mwabiganiriye ntabwo mba mazi. Ako mama n'ubishyira mu bikorwa cyane ari mabuja. Umuntu ubishyira mu bikorwa cyane hano ni nyokobusha. Mbese ni wowe organize ibintu byose, njyewe ndaho ngaho ndakayunguruzo. Nta muntu bivuze ibyo nabyo kangizo, nta muntu bivuze. Ko se shiri utagoye umukozi. Amafaranga yo guhaha ninjye nyamuhereza ngajye guhaha. Buri kimwe cyose ndi nyimuhereza. Ubugira ngo ugende uba waye kwiheza. None se aho bana yakuye abahazi. Umva mubwire. Harya nguri najyo n'ubu najyo bwawe. Niba utazi icyo maze muri urugo nta mpamvu kumara nawe ntacyo uzi. Niba utazi ko ari guhemba, ukaba utazi ko ari hamwe ukarya, ukaba utazi ko ari gukora ibintu byose, ubumbara nawe kugira ngo bigende bite. Kuri boss. From now, genda ufate ibikapu byawe. Uzingazinge ibyo byamvagara bya mupfire mu rugo. Mabuja waranyirukanye. Boss ntago wanyirukana. Shiri kumurenganya. Nese wajyaga kubwira iki? Njye ufate icyemezo cya nyuma hanga. Niba ziko wowe ari wowe utunganya ibintu byose bya hano, nkaba ndaho ngaho nk'umuntu w'indeberezi gusa ntacyo maze. Basi byose no ubikora byose. Ariko nta ni ntabwo simburana nawe. Sheri numwirukana ibintu byose uzajya ubikora yakoraga. Abo niwe mukozi niyo kamara. Ibintu byose nakoraga. Nagende n'inyagasambura rema ntabwo nakoraga. Abana se bamukunda yarababyaye. Oya sheri nawe nakibone koze. Bari abana. Uko ibyavuze niko bimeze. Umva mubwire rero ngiye bitabaye ibyo ngibyo. Ntacyo dushaka kuvugana. Kandi sinongera kwisubira. Mva mu maso. Yende. Haguruka va mu maso. Oya sheri oya rwose nawe najyo nagomba. Urashaka kujyana nawe? Oya nagava hano. Iki? Yende ngumva ati byanjye byose. Ntabwo ava hano. Nese arahava gute? Ngo basi bana ushaka undi mukozi hama namara kuboneka uyu se ko n'umutsimbara yewe cyane. Nje nagaruka umutsimbararaho. Boss. Kuko shiduka ngo munafata. Ngumva ati byanjye byose ngo ngende. Byose byanjye mbifate. Genda ufate ibintu byawe byose umvire mu rugo ugende. Byose. Waye maboko ufite se ukoresha amaboko n'abandi niba yafite. Kandi shiri hari computer ukoresha mu mutwe wawe. Ureba kuno birukanye umukozi twari tumara ngiye kinini. Najyo wasabye imbabazi wowe. Ninde wewe nazi gusabe wowe uzimu umujyane mu rugo rwawe. Hano ni iwanjye. Kandi nyamara. Kandi nyamara iki? Nyamara ikira. Umara imyaka tumaranye nta kibazo na kimwe. Iyo myaka ari ipfabusa. Ni imyaka y'imfabusa kuko ntabwo azi ngewe ndinde wowe urinde. Wasanga munayasangira. Gushira tuyasangira he? Umuntu wo gusangira n'umukozi koko. Nafashe icyemezo kandi simpubutse. Namvire mu rugo agende. Ese shiri wabariye. Basi ikintu cyaba cyiza. Mwambabazi muhayiwe. Umukozi ngo reka dushaka undi mukozi. Ngiye gushaka umukozi ntibinaniye. Zazana umukozi uzi icyo maze hano, uzi uwundi we, uzi n'icyo ashaka. Ese undi umuhoye iki tutabeshyanye. Ntabwo ndi kuburana nawe ariko. Kandi nyamara ibintu zabyicuza. Bauka. Umaruka tuje. Dikusha. Ko nakubwiye ngo ufate utwaho tuzinge wigendere nigeze ngutuma abana. Abana n'abandi. Ahubwo gira umume amafaranga mwari munsigayemo abantu batagenda bitwa n'inzara mu nzira. Umva mubwire rero. Niba ugira ngo banagusaba imbabazi igihe ntazo naguha. Mvira kubana. Soni. Urubu uridungukije ufata abana babaza nangaso uko ntabwo bazana. Ndikurira abana. Aho da.
wabaje umugore wawe abana n'abanjye nabawe gute wowe uje hano wazanye abana okay ntabwo nabazanye ariko ntigiraho nababyaye n'umugore wawe ngo iki nguyu mubaza nguyu bisobanure nguyu ariko ibi ni ibikino nkura none ngiye kumva nabo rero babari muzi nta kuntu barambwiye ngo njyana byanjye byose mwese abana n'abawe ariko bivuga ko twababyaranye twarababyaranye muze hano oya no ntabwo nsiga abana banjye tubimenye nsigana n'umugabo wawe njyewe sibyo niba naragusaba imbabazi banakwirukanye genda ariko usigira abana banjye muribuka ko mu bwomba tujyanye byose ngende none siga abana banjye basiga hano nkande ntabwo abana ari musigare mu byabyarana banjye ako ndekera abana ariko umwana yanjye wowe ni umugabo utatumura umukozi ubwo urabona nta kintu cyishimo ntacyo okay niba uvuze ko ntacyo noneho tujya gupimisha abana tumenye ukuri kwaje shiri nyamara abana banjye batwara nyamara shiri arimo arabeshya oya nta rubanza abana n'abawe iki bana ngo nabe hano ndasura yasa iri gusa nk'uyu mugabo hari urabona usa nk'uyu mwana mbese wana hari uwo musa wowe ntiwagiye ureka ubundi kamara ibyanjye nigendereho bwose mwarakoze kuba twarabaye imyaka myinshi mwarakoze gusa icyo nasaba wenda mwaduha n'ubufasha nk'uko nakubwiraga ukaha amafaranga wari undimo ndabigenza nyine nibaguha amafaranga yawe nyine ugende ubundi udakira abana banyu niba turatwara abana bacu bajyana hehe iriga n'ibikapu by'iwabizanye bose nyine abyaranye n'umugore wawe yego nta bana nazanye ariko kuba nabyaranye n'umugore wawe ntabwo bivuze ko agomba kunsiganira abana ngomba kubatwara nk'ibyanjye byose nk'uko bimbwiye ibyo ahubwo duherekeze tugende mbasha cyane ugende neza tugende fata utwaye twose ugende ikitwi cyawe cyose umugisigana yego pe neza tugende nisi urajyana wari kujya abana banjye nkabatwara nisi abana n'abawe witeye inda shira ari gushaka kudutwarira abana ntabwo ushaka kumva niba abana nabi nabajyana ntabwo abana nawe none bigaragara ko abana atari abanjye bizagenda gute abana n'abawe twari kubura rwandanze nibigaragara ko abana atari abanjye bizagenda bite azaba kandi nyine mbatwaye oya ntabwo ngiye njyanira abana ntabwo uratekereza ko nshobora gufata abana abantu batwara ibyo mukaza ari kukubwira kugira ngo atinyuke avuge ko mwabyaranye nuko hari aho muhurira kandi nanjye nakubeshye noneho tugiye ashobora kuvuga ukuri harimo abana banjye nkabatwara ibyo mwakoze mwicaye hariya ndimo ngeze ahangaha ibyo mwari murimo byose nabibonye ibiki se twakoze wowe n'abana bawe n'umugabo wawe musohokere mu nzu mugende nese turajya hehe mugire vuba se mumvire mu rugo nese ni ibiki fata umugore wawe mujyane ni ibiki se wabonye ntabwo n'ubundi byarangiye nari mbizi fata umugore wawe mujyane musige mu rugo rwanjye nawe sheri warakoze nzaguha oya sheri abana n'abawe sheri abana n'abawe uri bati gafata abana banjye kabagereka kuri uriya mugabo kubera impamvu abana ni abande abana ni abandi hanyuma abana ni abandi ngo ndushije ubwenge turajya hehe niyo baranyirukanye rero kanigendere ubu ntacyo gumana abana bawe ngo bagumana se nk'uko barwanira